Inshuti bavandimwe umuyoboro w'iyogezabutumwa rya Kiliziya Gatolika Umunyakristo Urumuri na Kiliziya TV turabasuhuje mugire amahoro y'Imana. Kristo Yezu akozwe. Muri kumwe na Padiri Senani Ephraim, umupadiri wa Diyoseze ya Kabgayi. Twatangiranye n'icyumweru cya Mashami, icyumweru gitagatifu. Tuzasoza duhimbaza umunsi mukuru ukomeye wa Pasika, duhimbaza ibanga ry'ukwemera kwacu, ububabare, urupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu Kristo. Icyumweru gitagatifu kigira iminsi itatu, inyabutatu ya Pasika, kuwa kane mutagatifu, kuwa gatanu mutagatifu, no kuwa gatandatu mutagatifu, akaba ari iminsi yihariye idufasha guhimbaza iryo banga rya Pasika. Buri munsi uba ufite imihango mitagatifu yihariye ikorwa. Kuwa kane mutagatifu mu gitondo hateganyijwe misa y'amavuta ya Kirisima. Muri Kiliziya Gatolika liturujia yateganya ko misa y'amavuta ya Kirisima ishobora kuba ku wundi munsi wegereye Pasika, ariko uwo munsi ntago wajya nyuma ya kane mutagatifu, kubera ko kwa kane mutagatifu ku mugoroba haba hateganyijwe misa y'iremwa ry'Ukaristiya, kwa gatanu haba kuzirikana ububabare bwa Nyagasani Yezu Kristo, kwa gatandatu gutegereza izuka, noneho ku mugoroba hagahimbazwa igitaramo cya Pasika. Turifuza rero kubagezaho ikiganiro kigufi kirebana na bimwe mu bisobanuro by'amavuta matagatifu, amavuta y'abigishwa, amavuta y'abarwayi n'amavuta ya Kirisima. Bazaniye amavuta ya Kirisima. Bazaniye amavuta y'abarwayi. Bazaniye amavuta y'abigishwa. Mana data twese, wese wakuvunyi, wewe wishakiye korohereza abarwayi, ukoresha umwana wawe, wumva isengesho ry'ukwemera kwacu, wohereza n'umutagatifu Muhoza wawe muri aya amavuta rwavanwa mu bihingwa warayaremye kugira ngo ugarure umubiri wacu imbaraga. Noneho rero abazasingwa bose ubw'umugisha mutagatifu azabarindira umubiri roho n'ubwenge, kugira ngo yirukane ubwore bwose, ubumuga bwose n'indwara zose. Nyagasani, amavuta rero ni ayawe wadutagatifurishije mu izina ry'umwana wawe Yezu Kristo umwami wacu, wewe wakwimye ingoma uko ibihe bihora bisimburana iteka. Mana yacu, we mbaraga n'umurinzi w'imbaga yawe, waduhaye amavuta y'ikimenyetso gishushanya imbaraga, uhe aya mavuta umugisha wawe. Turagusabye abigishwa imbaraga zawe, barushaho kumva cyane inkuru nziza ya Kristo wawe, wabwitoza ububasha, barushaho kurwanira kubaha Kristo, ubatoneshe banezerwe no kuvuka, bakaba muri Kristo wawe na Kiliziya yawe, kuko
tugenewe muri kirisima ntagatifu idushyiraho ikimenyetso kidasibangana ku bwa batisimu wabatijwe hasi mu gahanga n'ukomejwe ku gahanga ndetse no mu biganza by'uhabwa ubusaserdoti no ku mutwe w'uhabwa episkopi. Nanone kandi mu mavuta asigwa ritari cyangwa na tabernakulo y'inkuta za kiliziya igihe yeguriwe Imana. Umwepiskopi namara gushyira mu mavi humura neza mu mavuta ya kirisima anavanga neza akoresheje umutozo. Muraza kubona umwepiskopi akuha mu mavuta ya kirisima nk'ikimenyetso cy'uko aya mavuta atakiri asanzwe ahubwo yuzuyeho mutagatifu, bifitanye isano n'aho Yesu yaguhaga ku ntumwa ze azibwira ati mwakiriho mutagatifu, nk'uko tubisoma muri Evanjili ya Yohana umutwe wa 20 umurongo 22. Abaparatiri barabaturirimbira indirimbo bati uzakore kirisima ntagatifu. Hanyuma umwepiskopi araza kwambaza no mutagatifu bamanukire kuri kirisima. Nagera aho bavuga ati bagira umugabane ku bukuru bwa gihanuzi bwa gisaserdoti n'ubwa cyami. Abasaserdoti bose barambura ikiganza cy'iburyo bucece bakerekeze kuri kirisima ntagatifu. Tubikurikirane neza.
bavandimwe nkunda, dusenge Imana Data twese umushobora byose kugira ngo aya mavuta asenderezemo umugisha ayatagatifuze, naho abazasigwa umubiri azabagiremo ikimenyetso mu mutima, maze bazabe abarangamire b'ubucunguzi bw'Imana. Mana yacu, soko ubutagatifuze n'umugabyi w'ubuzima, turagushimira impuhwe zawe zirenze imivugirwe. Mu isezerano rya kera watwumvishije mu marenga iyobera ry'ubutagatifuze bw'amavuta y'imizeti. Hanyuma rero indunduro y'ibihe imaze kugera, bigaragariza nyakuri umwana wawe ukunda byimazeyo. Koko rero umwana wawe n'umwami wacu amariye kurokora imbaga ya muntu, yabigishije iyobera nyabutagatifuza rya Pasika. Kiliziya yawe yashishikajemo Roho Mutagatifu, maze ku buryo bw'agatangaza ayisenderezamo ingabire z'ijuru, kugira ngo ayikoreshe kuzuza umunsi umurimo w'urukundo. Guhera ubwo ngubwo akabira abantu ubukungu bw'inema zawe, abigisha iyobera rya Krisima y'ubutagatifuze, kugira ngo rero abana bawe bavukiye mu iriba rya batisimu bakomezwe n'isigwa rya Roho Mutagatifu, maze nibamara kwishushanya na Kristo wawe bagira umugabane mukuru bwe bwa gihanuzi, bwa gisaserdoti n'ubwa cyane. Turakwinginze rero Nyagasani, kugira ngo ubasha bw'inema yawe uyu mubavanzi n'amavuta y'imizeti uhe umugisha wawe, uhinduremo ikimenyetso cy'ubutagatifuze abavandimwe bacu bazasigwaho Krisima. Uzabasendezemo igisagire cy'ingabire za Roho Mutagatifu, amazu cyangwa ibindi bintu bizasigwaho amavuta matagatifu, uzabiterwa mu buryo butagatifuze, ariko cyane cyane mu bwiyobera ry'Ikrisima, ubutagize ubwengere bwa Kiliziya yawe, kugeza ku gitiro rwa rugero rw'ubuhamya, wowe ubwacu urumuri ruzira iherezo, ari wowe uzahoraho, uri byose muri bose, hamwe na Kristo muri Roho Mutagatifu, uko ibihe bizahora bisa. Inshuti bavandimwe b'umuyoboro tumenye Kristo Urumuri na Kiliziya TV, Yezu Kristo umwana w'Imana yahaye Kiliziya ye amasakaramentu 7. Amasakaramentu akaba ari ibimenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo atagatifuze Kiliziya ye. Ayo masakaramentu ni batisimu, ugukomezwa, Ukarisitiya, penitensiya, uguseba kw'abarwayi, ubusaserdoti no gushyingirwa. Uguhimbaza amwe muri ayo masakaramentu 7 hakoreshwa amavuta. Amavuta muri rusange ni ikimenyetso cya Roho Mutagatifu n'ingabire z'Imana. Amavuta ni kimwe mu bimenyetso kimwe n'ikiganza, amazi, inuma, umuriro, ni kimwe mu bimenyetso bya Roho Mutagatifu, nk'uko Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika kuri nimero ya 695 ibidusobanurira. Amavuta yerekana muri rusange ko usizwe aba yeguriwe Imana rwose. By'umwihariko bikaba ku mavuta ya Krisima, ni ikimenyetso cya Roho Mutagatifu, ariko akaba yerekana ko usizwe yeguriwe Imana. Kimwe nuko Kiliziya mu kwegurira Imana Kiliziya inzu, amavuta asigwa kuri aritari, agasigwa no ku nkuta, bikaba byerekana ko iyo ari inzu y'Imana, ko Kiliziya yeguriwe Imana. Mu gutanga amasakaramentu kimwe n'indi mihango mitagatifu hakoreshwa ibimenyetso bivuga amazi, kurambura ikiganza. Ibyo ni ibimenyetso. Harimo ikimenyetso
giherekezwa n'ijambo rigisobanura. Mu gutanga amasakaramentu cyangwa no guhimbaza mu gukora indi mihango mitagatifu, ahakoreshwa ibimenyetso harimo icyo kimenyetso kigaragara, hakabamo n'ijambo ribiherekeza. Muri urwo rwego reka twibukiranye ibisobanuro by'amavuta akoreshwa mu masakaramentu, twibanda amagambo avugwa mu gusiga ayo mavuta, ko kugira ngo dusobanukirwe neza muri uko gusiga amavuta ni ikimenyetso kigaragara, ariko mu kumva igisobanura, icyo bisobanura, tugomba kubifatanya n'ijambo riherekeza icyo kimenyetso cyo gusiga amavuta. Ahakoreshwa amavuta ni muri batisimu, hakoreshwa amavuta y'abigishwa ndetse n'amavuta ya kirisima. Akaba mu gusiga kw'abarwayi hakoreshwa amavuta y'abarwayi, ndetse no mu busaserdoti, urwego rw'ubupadiri n'urwego rw'ubwepiskopi hakoreshwa kirisima. Amavuta y'abigishwa twavuga ko mu kuyasiga umwigishwa ugiye witegura kubatizwa, bisobanura gukomezwa n'ububasha bwa Kristo. Amavuta y'abigishwa asigwa abigishwa mu gatuza, guhimbaza batisimu. Umusaserdoti mbere yo gusiga ayo mavuta, ububasha bwa Kristo umukiza bubakomeze, bigaragazwe n'aya mavuta y'agakiza tubasigira muri Kristo Nyagasani. Bityo rero umwigishwa usizwe ayo mavuta garagaza ko umusaserdoti amusabira gukomezwa n'ububasha bwa Kristo. Mu isakaramentu ryo gusiga kw'abarwayi hakoreshwa amavuta y'abarwayi. Mu gihe cyo gusiga amavuta y'abarwayi, ayo mavuta tukaba twavuga ko muri rusange ari amavuta akiza umurwayi, abasabirwa gukira no kunamurwa. Ayo mavuta umusaserdoti agayasiga umurwayi ubyifuza, akamusiga ku gahanga no mu biganza. Umusaserdoti asiga umurwayi amavuta ku gahanga no mu biganza agira ati: Nyagasani nyir'ubuntu nagufashije ingabire ya Roho Mutagatifu, abigishije impuhwe ze n'aya mavuta ngusize, kugira ngo agukize kandi akunamure, umaze no kugirirwa imbabazi z'ibyaha. Mu guhimbaza isakaramentu ryo gusiga kw'abarwayi habanza isakaramentu rya penetensiya, hakabaho gusigwa amavuta y'abarwayi, bigasozwa no guhabwa ukarisitiya nk'impamba y'abagenzi. Hari kandi amavuta ya kirisima, tuvuga ko by'umwihariko asobanura kwegurirwa Kristo. Ayo mavuta akoreshwa mu isakaramentu rya batisimu, mu gukomezwa ndetse no mu busaserdoti. Muri batisimu ayo mavuta ya kirisima ubatijwe kwishushanya na Kristo, umusaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Mu gusiga kirisima abamaze kubatizwa, umusaserdoti aragira ati: Imana ishobora byose, se wa Yezu Kristo, y'ubwayo ibasize kirisima ikiza, kugira ngo ubwo mumaze kwinjira mu muryango wayo muzakomeze kuba ubu no mu buzima bw'iteka ingingo za Kristo, w'umusaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ababatijwe twese turi abasaserdoti cyangwa abaherezabitambo, turi abahanuzi ndetse n'abami. Bityo twahawe kugira uruhare ku murimo wa gisaserdoti, umurimo wa gihanuzi ndetse no kuyobora. Twese dutumwe kwigisha, gutagatifuza ndetse no kuyobora. Mu isakaramentu ryo gukomezwa, umwepiskopi cyangwa umupadiri wabiherewe, umwepiskopi yahereye ubutumwa, asiga kirisima ku gahanga, gukomezwa agira ati: Kanaka akira ikimenyetso cya Roho Mutagatifu uhawe. Nawe agasubiza ati: Amen. Amavuta ni ikimenyetso cya Roho Mutagatifu, by'umwihariko kirisima kabishushanya kurushaho mu gukomezwa, bikaba rwose byumvikana bijyanye n'ayo magambo umwepiskopi cyangwa umupadiri bera ubutumwa abwira gukomezwa musiga amavuta ya kirisima ku gahanga. Mu isakaramentu ry'ubusaserdoti, isakaramentu ry'ubusaserdoti ririmo inzego eshatu: ubudiyakoni, ubupadiri n'ubwepiskopi. Uhawe ubusaserdoti mu rwego rwa kabiri, uhawe ubupadiri asigwa kirisima mu biganza.
umwepiskopi asiga kirisima mu biganza by'umaze guhabwa ubupadiri agira ati: umwami wacu Yezu Kristo we Imana Data yasendereje Roho Mutagatifu akamuha n'ububasha aguye gutagatifuza mu muryango w'Imana no gutura Imana Data ituro rimunogeye. Umwepiskopi asiga kirisima mu biganza by'umaze guhabwa ubupadiri, bikerekana ko ibiganza bye bigenewe gutura igitambo cy'Ukaristiya, bigakora ku mubiri n'amaraso bya Yezu Kristo. Ibyo biganza rero biba byeguriwe Imana, bigenewe uwo murimo mutagatifu wo gutura igitambo cya Kristo, igitambo kitagira inenge, igitambo cy'Ukaristiya. Ubusaserdoti mu rwego rwa gatatu rwo bw'episkopi. Umwepiskopi asiga mu mutwe kirisima umaze guhabwa episkopi agira ati: Imana Data we waguhaye kugira uruhare ku busaserdoti bwa Kristo, umusaserdoti mukuru, nagucengezemo ingabire ze kandi ahe kubw'umugisha wa Roho Mutagatifu umurimo wa gitumwa agushinze kurumbuka. Uhabwa episkopi asigwa kirisima mu mutwe, byerekana ko umwepiskopi mushya yeguriwe Roho Mutagatifu, bikerekana ko ahawe ubusendere bw'isakramento ry'ubusaserdoti, kuko umwepiskopi nyine ahabwa ubusaserdoti mu rwego rwa gatatu, aba yinjiye mu rugaga rw'intumwa mugariwe kwishushanya na Kristo, umusaserdoti mukuru. Sakramento ry'ubusaserdoti ri mu nzego eshatu: ubudiyakoni, ubupadiri n'ubwepiskopi. Bavandimwe, nshuti bakunze umuyoboro Tumenye Kristo Rumuri na Kiliziya TV, twifuza rero gukomeza kugira imyiteguro myiza ya Pasika, tegura guhimbaza ibanga ry'urukundo ruhebuje Imana dukunda, ibanga ry'ububabare, urupfu n'izuka by'umwami wacu Yezu Kristo, ibanga rya Pasika duhora duhimbaza muri buri gitambo cy'Ukaristiya. Kuvuga kuri bimwe mu bisobanuro by'amavuta matagatifu, amavuta y'abigishwa, amavuta y'abarwayi n'amavuta ya kirisima, tongere kugaruka by'umwihariko kuri kirisima twasizwe ku gahanga kuri twese ababatijwe, twese yaduhaye gusa na Kristo, y'umusaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Twese imbaga y'ababatijwe tukaba dusangiye umurimo wo kwigisha, gutagatifuza, kwigisha ijambo ry'Imana, gutagatifuza ndetse no kuyobora. Murakoze, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro tubategura, ibiganiro by'iyogezabutumwa rya Kiliziya Gatolika. Bahaye umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.